Ego bifite. Buretse sha. Oya bure. Cyangwa nze ngufashe sha. Chungu inka. Buretse. Achungu. Uri kugira ngo ibintu sibigoranye. Urasigara no utihuta da. Nishaka iminsi. Kandi tuzubaka. Nose buriya ra. Sha. Uko kino ari kunjya sha. Iri kukujya nje gushaka yo gukatara umukobwa nawe yambwiye ngo ese ndakubwira kuntu bireke. Buretse ndafatira sha. Nanjye ndi gupfa mwana. Zamuraho. Ngo nawe gukata. Wafashe amafaranga mbona wafashe nini cyane rero. Irisi. Ariko umukozi kumurima ari w'Imana. Ariko turuhuke gatora. Ubwira. So wabyukaga ndagase. Ndabubwira ndaje. Umukongora gutse. Ndaje hewe. None se. Akundi nyine ariko nje nshaka amafaranga mwana. Uko ndeba ukunguku nubwo ubonaga ndi nshaka kwa yere mwana. Ubundi jewe reka nkubwire. Mfite gahunda yuko nimara gukorera make hano. Mfite ubwo tuzasohokana. Hari ibintu bavuga. Biriya bareba muri filime ngo biriya byo guterera ivu umukobwa nshaka kuzamuterera ivi urumva baravuga ngo shaka inyama n'amagufwa inzazi zizana none amafaranga nyine si amafaranga none handi gukorera iwe ngo ningera kwa yere bakabande ba muri studio muri studio bari muri production oya ahubwo wenda ibyo tube tuberetse buriya rero numvaga umunsi nzagira amafaranga buriya ndi gukora ndabika utagira ngo rero nukwibagirwa reka da va murayo usigama enda mfashe nkwereke enda nkorera ariko se nose je na oya uretse ikoti ryanje ndishize nose ngiye ikoti ryanje shana ndagukorera bigenze ute mikoti ryanje nikorere ariko mwana ngo ngiki reka nkubwire buriya turetse ibyo noza ukaza tukagenda tukabiganira yego nyine mbwira guca umuntu ari kuruhuka wenda turetse ibintu byo kwijena cyane ubu mfashe ndasabwa kuko ubona turi gukorera senyisa gutaha none mfashe ndasa sibyo nkamutegera uzi kumutegera sha umunyenga urumva umunyenga rero umukobwa iyo umutegeye ahita agapfa kaguca turi kuruhuka rero akagukura reka nkwereke ukuntu ndaza kwa yerenganya ahubwo twaruhutse twikoreye mwana twaruhutse twikoreye nose kuri janye buretse mbanze naruhuka nacate oya buretse shaba usigaye hano man amagara no boss wasanga kiraka ndanakivaho we imeze bite patuze bite komera cyane none se napfukamye enda wana umva bimeze bite ibibuye siko mwabitinzemo ahantu se urwo n'umugati ndi gushaka yo gukata kiraka nshaka kuguha rero iki ndi sitere kwikora amabuye umva reka nzi kwikora amabuye kunande story uretse mumfashije nkwereke nabibonye umva man fata dore kandi ibuye ririnze ryakugwa umva banze mubwira ibintu ushaka kugira umva rero sasa hari umukobwa nababonanye niba muturanye ntago mbizi ariko nigeze kubabona naho Nyiramwami ende Nyiramwami oya ntago ari guceyita nawe yabaye twa Nyiramwami ntago ari guceyita ndabonera umva nako yanarigeza ngo nugwanje niza ngo nugwanje uzubwa akazi ndagwakura gashobora umva ntago ari byo rero byanze nibanze mubwira urumva yitwa Bazizanye Bazizanye uruhande rw'umugezi handi kutangi nuwo nguwo rero sasa rero reka twigira igihe kirakiyende muri kumwe ibuye ryanje sindisije ibuye buryo reserera biki ibuye ryanje bararyiba boss aranyica ubanza mfashira ko oya si umujama urabishobora ubundi wowe
uvuge na bukeye kiriya kiyede muri kumukitana twumva cyane kibwa nuko inshira ushuba bwaho gatoya none duherutse kuba turi gukora amabuye atambuka umukecuru ufite amarinyo mani kikavana ibyo bikora yari afite amanyo umve banza wumve niba umuntu nkuhamagaye ngo nkurangiye ikintu ujye ubikorera nk'uko isteri y'amabuye banza ucicike wumve ko ibintu bimeze wamaze kubwira ko uwo mukobwa umuzi azizi ujye uvuga abaziza ntabwo yitwa abazizi ntabwo izina rimwita izina rye ryose ugiye kuzajya mutuma harimo guki banza wowe cece kuzabura bibona nyuma ariko sonye kuzajya mutuma urumva ugende utuntu nkandi yani erengezeyo banza kubyina tananiza kiriya kiyede muri koma nukuvuga tujyane utuntu nzajya nkubwira utuntu sibyo kandi nizere ko uzabikora neza bose ntabwo ndi kunumva nyumvira umva ariko nawe nanjye ndikwagira nyegeza cyane ariko nanjye nawe niba nkutumye uzajya ugenda usa gutyo nyine mbaye siri uzajya genda wanakarabye tuzagira ngo numa nimbo nkarabe gutyo sawa ubwo rero nuva hano mu kazi uze kundeba tangire gahunda ari uri kubaningira ajya no kubaninga usange mu rugo kudaninga usange mu rugo nta sawa mwejanje ryagiye nako umva nkubwire ngo ngino hano nyine sawa zajya urumva kugira agabanya umugore ndishigoje ahubwo nshobora kuba ntari nimugoroba ugenda umumbwirire urumva baziza ujye uvuga bazizane usujye uri kati sibyo w'inzobe ugenda umubwire urumva ko mukunda sibyo ugenda mubwire ngo akubivuge neza nyine oya ko mukunda oya uragenda umubwire ko njyewe mukunda baziza njyewe mukunda cyangwa ndagukunda wowe njyewe urumva njyewe kibu njyewe nkunda bazizana oya nitwa bivete nyine ni njyewe wowe urafata wowe wishyire mu kimbo cyanjye wowe ugenda umumbwirire rero bivete yabaye kibu uri kubyica mani uri kubyica wowe ndamukunda umva ukuntu nkubwiye wowe uragenda umumbwirire ko njyewe mukunda wowe ukunda baziza utangiye kubwira nawe wowe nakubwiye ngo ibyo njyewe mvuze wowe uragenda umumbwirire sibyo ubwo rero nizeye ko urabikora neza kugira ngo kibo akunda baziza kibo akunda sawa angahe uyu mafaranga sinjye uje kwishura igipo kwa nyiramwiza je nico ngoba tubishe ntari bo humura ntari ubwo nawe gahunda sareka nigumire mu kazi ka sawa kibo akunda baziza abantu Yende. Mario. Yego. Tiriwe. Yende. Beto original. Yego bibe. Bazi. Bite. Sawa si. Ko ntabwo yaruta. Arumbuye. Yabanibereye mu nka. Ntagiye gukora amabuye. Uko utaruherutse hano se n'iki kikugejeje hano nari gukumbuye amata kwikora amabuye nari gukumbuye amata kwikora amabuye amabuye nyine nari ndi kuyikorera maze amata nyine ndagenda ndavuga ati nzakwihera amata kimba ariko nyine ndagukunda amata nyine ndaguha amata kudaheruka kumbwira ngo nzane amata ntabwo yakundaga ubwo se we ntabwo wakwibwiriza ukanzanira amata ntabanje nagusaba kudaheruka kumbwira twatune sambwira ngo uranyikundiraga ngo ngiki nyine bivete akundaga baziza jewe nyine baziza ndakunda bivete nyine akundaga baziza bakundaga bivete baziza ukunda baziza nakundaga bivete baziza nzaguha amata nzaguha karabo nzaguha buri kimwe cyose tuzajana no kwa Yeri hari indirimbo ndi gukora tuzaja kwa Yeri Yeri muri production gukora indirimbo nakubwiye indirimbo nakubyinira wewe ariko ndagukundaga pe nuko sawa ngaho agenda nabyumvisha wabyumvise nabyumvisha ariko bimeze nawe nari bigenda nanjye ndagukunda nkunda kuntu uba umeze kwa kundi vuba tuzana bivete aziza aramukunda aziza akunda
Vivete akunda. Yageze ndagukunda. Umva nzakuzanira amata. Ariko ibintu uba wanyoye ntabwo mbizi. Ibintu mba nanyoye. Oya ni amata, ni amata yo ntagiye gukora amabuye. Sawa? Vivete akunda Aziza akunda Vivete. Sura muntu baba yanyoye ibiki koko. Barankunda. Ewe nzaba mbarira. Ibyo abanyoye simbizi. Nigende. Umukunzi wanjye bazizane icyo bitwaye noneho ngashyiraho n'agatima bazizane uyu muyaga uri ku nderanje ariko nk'ubu yaba twicaranye no muri aka kayaga yari sawa bazizane umutima ndagukunda njyewe kibu n'umutima wose bizanshimisha kandi kiranga arushigaye ari byinshi ngo ntabwo wabisoma ari byinshi akanga kubisoma gusa hasi igisigaye ni uguhamagara Vivete agahita anjyanira ubutumwa agahita abushyikiriza abushyikirizayo kujyana gutya akajyana akana agahita amwoherezamo utudomo ese arabyanga ahubwo reka ndebe Vivete ahita atabinkorera akagira uwe mbonana akagira ngo biragize kuragira ariko Mvuye mu sinkubwiye ntuzajya ugiye kumureba nawe uraba smart cyane umva ndi smart uzamubaza ese avuga ati guhaye inka ibikote hari ukuntu ngira yo guca oya Leta na ntebereza umva nyine windukira mu gihe wowe ujya ugenda ugereyo uvuga ibyo nagutumye sibyo ngenda kora akantu ushaka ushyire ukareba sibyo uku nkaguhaye ugereyo ukamuhereze uku nkaguhaye wowe yahava wikoraho ugashyira muno nako mfite uri kumva kakanuko kavuye oya ibyo kandi uzajya uramwegera ndakaraba meruka gukora muri kuri kwa 12 kuri amwa uzajya umuhereza narakarabye n'uceceka rero noneho nurangiza kukamuha noneho uretse oya nta kintu wowe sinjya mwishyura neza ubushize sinari nayaguhaye ako nahise ngahita sibivete mbari nyiri umwaka ntacyo ariko nari nayaguhaye mubwete ku mukunzi wawe kamwe n'akabi banza wumve twebwe ku mukunzi wawe ibunda wabanza ukumva neza ukageraho ukabivuga neza sibyo ntukore tumuhe nk'uko ntubaha kuko nkozeho oya ntukozeho nta kibazo rero tumuhe kandi ntugereyo wabifashe nabi nk'aho ari ibintu bitagira gukora ariko byo ndabyemerewe ntushyire wishyira muri ibi bikote shaka ukuntu ugenda udufasha oya hano inyuma ntarebe uko byanduje baturebe reka nshiremo gutya nugerayo asubura ariko ntabone bikuye muri ibi bikote nugerayo udukuremo aho gapapuro nakuje ngo ntugakoreho sawa ngege kuri neza kibu ndagukunda uwo turaza kuvugana aho amafaranga nagataho gazaganyishura peje nawe nakabaje n'amafaranga ngate ushobora gufite inyata sawa ubwo turavugana maze kuvayo nama ndabini twatuno twanje mbonaga bari gukora bazizane ndagukunda yewe bivete kuko kano kari ndazi kakurya kano umuntu ndahita ngashira no ku ruhande kabone yabazizane nkundaga bivete ndakunda kiga ese cyushi nategereje n'amakuru nyine nitwa Sarume nkaba nkurikiye iriya hepfo yewe nifuzaga ko wandangira ahantu hari urusengero rw'abapene abapene mwowe basirimba ati inzira uyirimo ni iyi ngiyi ahubwo nkubonye nagushakaga ndiko nawagira ngo uri umusirimu wareba uzi gusoma nsomera hano
ndi kubona ari ibaruwa y'urukundo uwitwa Kibwa yandikiye Baziza. Okay, enda ndika oya enda nyandikiraho ahari kibu ashiraho bivete enda buretse hari kibu ashiraho bivete ni guca wajandikaga nibyo bivete Bivete. Okay, nyine ndabona ndangije kubisura. we niyo bivete bivete angana guca Oya ni izina. uyu ni umuvete mutoya. Okay, Noneho urakoze cyane. Ubwo rero nari nkubwiye ngo ku rusengero rw'abapene ni hariya inzira ni iyi nari nshaka kugira ngo twiganire. Inzira ni iyi uruburuka uruburuka kuma ntego naho ngaho tuzamuka. nta kibazo urakoze. Sawa urakoze cyane nawe. abo kwa Bazizane muriyo murakoma Bivete si bubi. ndafite kandi bete original Ya ni biki? umusho tunanza ne Bazizane hariya ni Bazizane nari nuzaniye. Ya ndumureba inyuma ni hari. Bazeza. Wamubonye? Bazizane Bivete bimeze sibwo ntabwo ari umwumbi wo kusobananza nyambe bimeze uteze. nakomeye cyane Utari uherutse. ndeka wa muntu wese inka ziba zinyoroyeye Ya naje nabaye inka ya matari. gatatu. Ya matari he. Bose aravuze ngo ndibivete ngo naje ngo nahindutse inka ngo nta kayidongi kagasigara gidongikira sigara digidongere ariko ubunje amata nzakakugurira noneho Bivete. tukandura nawe ugiye kunyita ikivete kandi Ururu vetera ahubwo. rega nico ngukunda kugira ngo natema enda Ariko bivete cyane. nkunda y'urukundo rero twatenda nakara karere icyo nanjye ngafata kana amundi batiri gukina rero Bazizane azana imuzana utuntu Noneho se kuje munzandikuri ibyo nibiki. aka kana naka Narasira ururabo. Ni impeta se. oya bukabitse ndakubana n'impeta Hari nakubona n'ibiki? n'amarindazi maboko haganya Amarindazi? mama wawe ntabwo ari mama Onyoko bukwe. oya maboko wanje wabivete ntabwo ari wanje aganyatse arambwira ngo uri hano nari nkubona n'agapapuro Amandazi urayazanye. ni maboko Urayasize. Kandi Ahubwo utanasanga na mama nawe sinzi reka naje ngende nje kudongikaye sawa urakoze. yego Urakoze. Ubusubu mama we ntiyayamazira. No. Amarindazi banzaniye ari he? Amarindazi banzaniye ari? Ariko umukecuru ni igisambo. Naciye nyine. Bambwiye ko banzaniye amarindazi atatu ari he? Uri kumaka n'usujya nakeme? Oya pe. Amarindazi yanjye yose ari he? Nari mfite. Mazana. Ntabwo ariko. Ibintu uraririye. Ongera undumyeho ushaka arabyoroshye. Yego yesi. Ntabwo. Tugumana na Bivete wawe. None ko ari njya akunda ni wowe. Sinakubuki. menyera kigererewe Wega Bivete bagahemwa. dore kwa kuribara byose dore ngo Ongera cyane. None se ubona he? akimana nyigira ngiye mvuye kuba Bazizane Kwa Bazizane agasha none yakunze mushyiriye amarindazi bazitana nakwiye Beberetse kumbwira iby'amandazi shabive. Ko nari bzi ko ari ngiye dukundana ko ngukunda. Ubwo kubera icyo giye kwa Bazizane ukamujana amandazi. urankunda se Shango Bazizane. Bazizane akundaga nyirakiryohere
baziza nakundaga nyine kiryohereye se abonye umukobwa n'umukobwa bakundaga baziza nakundaga none ngo bivuge numve nyine bagewe kiryoherere nkunda bivete kubera iki nyine bagiye kwa bazizana ni ukuri pe ntabwo nari nzi ko unkundaga reka nawe urebye irangiza yabazizane nawe washikora bati ni ukuri ko bikira Mariya Rwanda upo wambaye isuti ni ukuri bazizane nanone Wisite meze nk'ese uranze ariko mwajya mwiyubaha ntabwo nzi ni njyewe kibo ntabwo muzi basizanye oya nubinkora ntabwo mpobera ngo uhobere se ndakuzi mpobera rukundo oya pesi nkuzi ntabwo nzi n'udupapuro twose nakoherereje n'intumwa zose nagutumyeho ntabwo mbizi nose n'amarindazi yanjye wariye ntabwo yazi amarindazi mpobera bazizane njyewe amarindazi umuntu wayanzaniraga ntabwo ari wowe kiriya gicucu mana yanjye none se ubu rero niwe nabaga natumye urwo rucucu nirwo nabaga natumye urwo rwaye kuzaniraga ngawe yabwiraga ko ari barankunda wose ukabona dore wesha we dore ngiki vayo hano ubivuge neza ubisubiremo Patura. Ibintu nagutumaga kuri bazizane warabikoze. Ibintu nagutumaga kwa bazizane warabikoze. bazizane umbwira ngo ntabwo kubitanga wavugaga ngo iki hano hari inkovu Wakira. ni ukuri Bakoraga n'ibiki. bazizane hari ikintu wagoye Dore ninjye wagukundaga rero. Ubu urabona hari icyo ntwaye. Nawe nyihobereye. Boze we bazarangwitije boze narenze ko ari ngiwe boze we